Shaddy yagize ati sinari ndimo nshakisha ikintu na kimwe ubwo twahuraga, sinari ndimo nteganya kujya mu rukundo n'umuntu n'umwe. Yes, ni Kigali Top News iba ikomeje kukugezaho inkuru zigiye zitandukanye, haba wowe ubereye mu majyaruguru y'igihugu, amajyepfo, umujyi wa Kigali ndetse n'izindi ntara zose rwose z'u Rwanda, yaba wowe uherereye muri ibi bihugu by'umuryango wa East Africa cyangwa se ibihugu byo mu muryango w'ibiyaga bigari nko mu Burundi, Tanzania, Uganda ndetse n'ibindi bihugu biba bigiye bitandukanye bya Afrika n'ahandi hose ku isi muri rusange. Ni Kigali Top News iba ikomeje kukugezaho inkuru iri gucaracara hirya no hino cyangwa se inkuru ziba ziri kugenda zitrendinga ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Tukaba tugiye kukugezaho inkuru rwose imaze amasaha makeya igiye hanze. Ni inkuru imaze amasaha rwose atarenze 5, akaba ari inkuru ya Shaddy cyangwa se Shaddy, mwagiye mumenya rwose ku rubuga rwa Instagram nk'umukobwa rwose ukurikiranwa n'abantu benshi cyane. Tugiye kukugezaho rero inkuru ya Mbabazi Shaddy uzwi nka Shaddy, aho yongera rwose kuba yafata umwanya agatakagiza umukunzi we rwose Manzi Jonathan bari mu rukundo. Uyu Mbabazi Shaddy cyangwa se uzwi nka Shaddy rwose yafashe umwanya mu kanya rwose gatoya katarambiranye asora video yongera kugaragaza rwose ko yishimiye rwose urukundo arimo we n'umugabo we rwose wibereye ari mu gihugu cya Kenya, Manzi Jonathan. Yes, nkuko mukomeje kugenda rwose mubyiyumvira, uyu mukobwa Shaddy akaba ari umukobwa wari umaze imyaka igera muri 3 atagaragaza umukunzi rwose n'umwe, aho rero mu minsi ishize nibwo yaje kugaragaza rwose ko arimo mu rukundo n'umuhungu rwose umuhungu mwiza cyane. Ati umuhungu rwose Shaddy ndanezerewe niko yagiye rwose avuga. Shaddy rero akaba ari umukobwa wa mbere mu Rwanda ndetse no muri Afrika ukurikiranwa ku rubuga rwa Instagram, akaba ukurikiranwa n'abantu barenze miliyoni rwose, akaba ari umukobwa ukurikiranwa n'abantu batari bakeya. Shaddy rero yakomeje kugaragaza ko aryohewe rwose n'ubuzima. Ati imyaka yaribaye 6 nterekana umukunzi. Shaddy ati rero nishimiye rwose uyu mukunzi turi kumwe Manzi Jonathan. Shaddy mu mashusho yagiye asangiza abantu, akaba yagiye agaragaza rwose ko aryohewe n'ubuzima ku buryo bukomeye, avuga ati se ahubwo ubundi wari uri hehe rwose ibi bintu ko ntari numva rwose narabivuyemo, atari kubwo nakubonaga nahise numva ari nkaho nzutse. Shaddy rero yakomeje ashimangira kuri ibyo yakoze, aho yagize ati ariko mu gihe twahuraga byahise biba ibintu birikora, narakubonye ndibona buhoro buhoro ngenda nifuza kumara igihe nawe. Yongera ati byari byoroshye kandi natekerezaga ari wo mubano mwiza, kandi urebye dutangiye hari ubwo nta kuntu urimo unshaka maze ukansanga hari icyo ufite cy'ingenzi. Kugeza uyu munsi Shaddy niwe rwose umukobwa cyangwa niwe munyarwanda ukurikirwa n'abantu batari bakeya ku mbuga nkoranyambaga. Shaddy yakomeje rwose agira ati sinari ndimo nshakisha ikintu na kimwe ubwo twahuraga, sinari ndimo nteganya kujya mu rukundo n'umuntu n'umwe. Shaddy rwose yakomeje n'andi magambo agenda ashimangira iby'urukundo rwose we n'uyu mugabo Manzi Jonathan aho bibereye ari mu gihugu cya Kenya. Bakomeza kugenda bagaragaza amafoto ndetse n'andi mashusho rwose bari mu rukundo, amashusho agiye atandukanye. Ibi ni ibintu rero bimaze amasaha makeya, akaba ari ibintu biri kugenda bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, haba nko ku rubuga rwose rw'uyu mukobwa rwa Instagram rukurikirwa n'abatari bakeya ndetse no ku zindi mbuga zitandukanye. Natwe rero Kigali Top News tukugererayo tukakutarira rwose, tukagufatira amakuru akiba ako kanya tukayakugezaho n'ibindi byinshi biba bigiye bitandukanye. Shaddy rero cyangwa se Mbabazi Shaddy cyangwa se Shaddy akaba ari umukobwa rwose wamenywe n'abatari bakeya hano ku mugabane wa Afrika. Akaba ari umukobwa rwose bamwe bakunze kwita ati ni Stray Queen, abandi bakamwita andi mazina agiye atandukanye, ariko we akavuga ati ibyo ntacyo bintwaye, ati kuko njye nakazi mba nibereyemo, ati ibi nakazi nka kandi, ati ni nkuko rwose umuntu ashobora kuba akora rwose atwara nk'ubwato se, ati cyangwa atwara nk'indege, ati aka nako nakazi,
ati ntihazagire umuntu ubyibazaho. Shaddy rero cyangwa se Shadibu akaba akomeje kugenda agaragaza rwose amafoto cyangwa se amashusho ari kumwe rwose we n'uyu mugabo we Manzi Jonathan. Amashusho agiye atandukanye aho bagiye rwose ari aho bagaragara basomanye, ahandi bakagaragara bafatanye rwose mu maso, rwose ibintu bigaragara ko aba bantu bari mu rukundo. Mbabazi Shaddy rero akaba ngo ari umukobwa rwose wari umaze imyaka 6 atajya mu bintu by'urukundo, mbese twavuga ko yari umukobwa rwose wari single. Mbere yaho rero akaba ari umugabo wagiye ukundana n'umuntu utoroshye cyangwa se n'abantu batoroshye, akaba yarakundanaga n'umuntu bita Medisare ufite izina ritoroshye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Akaba ari umugabo ukora ibintu bijyanye na production. Komeza utega amatwi rero cyangwa wirebere rwose inkuru za Kigali Top News, ushimishwa n'ibintu biba bigiye bitandukanye biri kubera ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Tukugezaho byinshi birambuye rwose ku makuru aba ari kugenda abera hirya no hino. Wowe rero nawe niba uri mu bantu rwose bikundira Mbabazi Shadibu, wanyarukira ku rukuta rwe rwa Instagram ugatangazaho nawe uko ubyiyumva cyangwa se ukashimangira iby'urukundo rwose, ukomeza gukurikirana nawe cyangwa ubihesha umugisha. Niba udashoboye kuba wagerayo rwose ugatanga isengesho ryashyigikira uru rukundo, tukareba ko uyu mukobwa rwose Shaddy cyangwa se Mbabazi Shadibu rwose nawe yagira aho agira mu rukundo, dore ko yari umukobwa umaze igihe kinini rwose ibintu by'urukundo abyumva nk'indege. Abatari bakeya rero muri ubwo buryo nibwo bakomeje kugenda banyarukira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bagaragaza ko bamushyigikiye, bavuga ati rwose tugura inyuma, komeza rwose komerezaho ukore, ati ibi bintu ni byiza nawe utabishimangira. Ngayo nguko rero ibya Shaddy cyangwa se Mbabazi Shadibu cyangwa se Mbabazi Shaddy n'umugabo we Manzi Jonathan bibereye ari mu gihugu cya Kenya. Niba rwose waba warakanze subscribe, dukomeje kugushimira. Wowe utarayikanda tukubwira ati kanda subscribe, wibonere amakuru agiye atandukanye, ukore aho ngaho kukazogera notification ukugereho hakiri kare rwose, amakuru ako kanya uhita uyabona. Tubifurije rwose ishya n'ihirwe, amahoro y'Imana abane namwe, imbabazi z'Imana rwose zikomeze zibagereho, imigisha y'Imana haba kuri mwebwe muherereye mu gihugu cy'u Rwanda rwose, hano bari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'u Rwanda zigiye zitandukanye, nko mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburasirazuba, Uburengerazuba, no muri Afurika muri rusange, cyangwa se by'umwihariko muri bihugu duturanye rwose n'igihugu cyacu cy'u Rwanda nka Uganda, Uburundi, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu rwose byo mu muryango w'ibiyaga bigari wa East Africa n'ahandi hose ku isi muri rusange.